hari igihe umuntu akora ibyaha yumva yiturije azi ngo nta muntu uri kumubona, ariko byanze bikunze n'ubundi bya byaha wakoze birakugaruka. Hari umukobwa uri ahangaha mu bukwe, yari yagize mariage. Muri mariage ye hari icyamuturutse mu maguru gifite intoki ziteye ukuntu kudasanzwe, gitangira kumukabakaba. Muri ako kanya kiramwiyereka neza. Umugore uri ahangaha yaratase cyane, agira ubwoba, yagize ngo yatewe n'amadayimoni. Agiye yirukanka, hari umuyoboro wahise wigaragaza, ahita winjiramo afite n'ubwoba bwinshi. Uwari uri muri kiliziya dore aho yatungukiye nyagasani. Yisanze ahantu mu ishyamba, ahantu naho adasobanukiwe ukuntu hageze. We twabonaga ari muri kiliziya agiye gusezerana, ariko ndebera ahantu yisanze. Yatangiye kureba hirya no hino yibaza ati ndi hehe? Ese kiliziya iri hehe? Ko narindi gusezerana bigenze bite? Areba hirya no hino, ahantu hose ari hakikijwe n'ibihuru. Yarikanze, hari ku munsi we w'ubukwe, ku munsi w'umunezero, ku munsi we w'ibyishimo. Ese kubera iki kiriya kintu kimwiyeretse? Muri ako kanya barakwereka hari uwaje mu myenda y'umweru, ahita afata urwego rushyiraho ku ruhande, aravuga ati reka kwibaza ibintu byinshi. Uyamurebye arikanga, nta muntu yahabonaga. Nanone wakwibaza ngo we aturutse he nanone? Sasa yaravuga ati se kuki ibi byose biri kumbaho? Wowe urinde uri kumbwira ngo nurire urwego? Uyu yaravuga ati nta mpamvu yo kumbaza buri kimwe, wowe urire urwego nk'uko mbikubwiye. Cyangwa se mu kimwe nutarwurira uzicuza? Nutarwurira uzicuza? Ati nose nzaba nicuza ibiki n'iki kibi nakoze ku buryo nakwicuza? Njyewe nta kintu ndi kwikeka, nari ngiye gusezerana, reka ibi byose birangire. Uyu yaravuga ati ntabwo ndi kukugisha inama wa mudamu we. Niba uri uwumva ukaba unatekereza ushyira mu nyurabwenge zawe, urira runo rwego. Ati ariko njye ntabwo ndi gusobanukirwa impamvu uri kumbwira ngo nurire urwego. Sobanurira impamvu nuri budwurire, hanyuma rero nanjye mbikore. Gute wumva ko ndi gukora ibintu nkabikora buhumyi? Atumva, ngiye kubisubiramo inshuro ya nyuma. Uri bwurire runo rwego cyangwa nturwurire uzicuze. Ni urira runo rwego ukagera ku gasongero, uri buze kubona byinshi ngiye kukwereka. Ni nayo mpamvu nyamukuru yatumye uzahangaha. Sasa yarikanga, aravuga ati uyu muntu ni muntu ki? Bisobanuye ngo niba azi n'impamvu naje aha, byashoboka ko hari amabanga menshi abitse. Reka mwumvire. Yahise ajya kumwumvira, ntiyarazi uwo ari we, ariko yarabikoze. Kuko umuntu wari uri kumubwira ngo yurire urwego yari ari kumukanga amubwira ati nutabikora uzicuza. Rero yaravuze ati aho kugira ngo njye kwicuza njyewe, reka mbyemere nurire urwego. Nuko yatangiye kurutondagira, arazamuka hejuru, ndetse akagerageza kuganiriza uyu. Sasa wari kuganiriza nta kintu ari kumusubiza. We yicecekeye, yamwihoreye, yamubwiye ati kora ibyo ukora shava mu magambo. Ayo magambo uri kumbwira nayo ibiki ubundi? Kwa nini umbwira ibigambo byinshi? Uyu yakomeje kurira urwego. Hari igihe tubona abantu ugasanga abantu b'ingirakamaro turabirengagije, turabakwebye, twarangiza tukemerera abagiye kuturoha. Uyu rero nawe ntabwo yarazi ngo yemereye ni uw'ingirakamaro cyangwa se uw'ingirakamaro. Yamwemereye kuko yaramubwiye ibye byose akumva arabizi. Aramubwira ati ko nageze hejuru se? Ati reba ku gasongero aho hejuru y'umukinga urebe ibyo uri buze kubonamo, rungurukamo neza witonze. Hari ibyo yashakaga kumwereka. Uyu yarebyemo, arangije aravuga ati ubuse ni ibiki se birimo ahangaha? Arebyemo ibyo yabonye yakubiswe n'inkuba. Harimo akana gato karyamyemo kari kurira gake gake, nta muntu gafite wo kugahoza. Uyu yarangije aravuga ati uyu mwana yagize ahangaha gute se? Ndetse ahangaha yamaze kubona ko umuntu yemereye cyangwa se umuntu yizeye akemera kurira ku rwego, yabonye ko atari umuntu washakaga kumugirira nabi, ahubwo yabonye ko ari umuntu ufite umutima ufasha. Hari uwo bari bakeneye gufasha ahangaha. Uyu yaravuze ati uyu mwana se ndamenya ari uwande? Ntago nafata ko umwana utari uwanjye, ntago namukuramo ntazi n'uwamushyizemo. Ati uwo mwana mufate, umuterure umujyane
uri buze gusobanukirwa ibindi mu nyuma. Hari ibindi byinshi utaramenya. Nibiki uyu muntu we ni muntu ki? Sasa uyu yarabyumvise aravuga tuzi ko kumfata umwana w'abandi namenya ninde wamushyizemo, ariko bimwanga mu nda. N'undi na mbere hose ajya kurira kuri uru rwego ntago yarazi ngo niki kigiye kubaho. Yafunze umutwe arangije afata wa mwana, ariko ntiyamufashe ibintu yateguye cyangwa se yishimye, yamufatanye ubwoba. Sasa ufashe urwego ahangaha amaze kubona ko umwana bamaze kumufata byarangiye, yatangiye kunyeganyiza urwego. Nyagasani, uyu muntu ko twari dutangiye kumwizera bigenze bite? Kandi uri ku rwego ateruye umwana. Uyu yagerageje kururuka ngo ave ku rwego, ntago biri gukunda. Kuva ku rwego arebye ahangaha ufashe urwego yatangiye kugenda rurekura gake gake, yahise rurekurira hasi. Umukobwa wari ugiye gushyingirwa n'umwana bose nuko bamanutse, uwari ubafashe yaragiye. Niba ari dayimoni, niba ari umumarayika, ntago wabisobanukirwa. Bitegereze urebe. Ndetse muri ako kanya urwego rwaramanutse, mu kwikubita hasi yahise agaruka muri kiliziya. Nyagasani, witegereze urebe. Yaragiye kwikubita hasi yahise agaruka muri kiliziya, yaguye apfukamye, ariko agwa apfukamye muri kiliziya, kandi twamubonaga mu gasozi. Nakubwiye ati ino filime ni filime irimo inyigisho, irimo ibintu by'ubwenge, ariko bisaba kuri buze kwitonda. Sasa ahangaha abantu bahise bavuga ati baby, ni umugabo we wahise ubivuga ati n'ibiki biri kukubaho ko wikubise hasi? We ntago yarazi biri kujya mbere, yari yibereye hanze. Sasa yagize ngo ni ibintu yarari kurota. Aravuga ati ariko se umwana nabonaga nteruye bite? Arebye hanga mu makanzu yambaye abona ni ibyanyabyo, nawe byaramurenze. Aravuga ati ni maji zari ziri kubaho se? Niki cyari kiri kubaho? Kuko ibintu yabonaga ari hanze yibwira ko ari kurota, ahangaha biri kuba byanyabyo. Umwana aramufite. Arebye ahangaha akabebe kanze no kurira, ntawabimenye ko afite umwana. Umugabo yaraje ageze ahangaha aravuga ati baby, nibiki biri kukuba? Uri kurota? Uri mu biki? Reba padiri amaze umwanya dutegereje hariya, twakomeje kuguhamagara ntabwo wigeze uza. Mbese muri make bamubonaga ariko we adahari. Yarahara adahari. Ati reka tugende tujyarira kwa padiri, yadutegereje. Urabizi ko iyo tumutesheje igihe ashobora kuduca amande. Sasa padiri nawe arahanga ari kureba ku masaha, ari kwibaza ariko se bari abantu bawe byagenze bite? Kubera iki batari kuza? Niyihe mpamvu iri kubitera byose? Sasa umugabo yabwiye sheri we ati ngwino tugende. Uyu mugore yatangiye kuza gake gake, gusa afite ubwoba. Ese ari buze gushyingirwa afite n'umwana? Biri bugende bite? Yagize ahanga aratekereza, mbikoreho iki? Niki ndi bubikoreho? Uyu mwana se njye kumuta hanze mbigire nte? Ataragira hajya kure, hari uwatangiye kwigaragaza mu ishusho ye. Uwaje mu ishusho ye rero ni wa wundi n'uwundi mu kanya wamweretse umwana. Niwe yatangiye kuza kongera akagenda. Sasa abangaba bagize ngo ni amakanzu ateruye, bagize ngo ni ya maniro y'abageni ateruye kuko aba ari maremare. Ahangaba batangiye gukoma amashyi. Padiri nawe yishimiye ubukwe bwaba, uko ari babiri bagiye gushyingirwa, ubukwe bwabo yabwishimiye. Uyageze ahangaha wa mugore yarongeye aramubonekera, arangije aramubwira ati ibyo ugomba gukora byose uwo mwana ugomba kwigira nk'aho ari uwawe, ntuze gutuma bamenya ko atari uwo wabyaye. Nyagasani, ese wowe ugiye gushyingirwa wagaragariza ute umugabo wawe ko wabyaye? Kandi umugabo wakuzi nk'indakemwa, umugabo wakwizera, noneho ku munsi w'ubukwe ukamwereka ko wabyaye? Ibyo ni ibintu bigoranye cyane. Sasa yasomye amagambo uriya umubonekeye amwerese, aravuga ati hoya, ntago bishoboka, ibise nabibwira umugabo wanjye gute? Ntago byumvikana, reka nizere ko narindi kurota. Sasa hari igihe umuntu abona n'ibintu byanyabyo rimwe na rimwe, ariko bitewe n'ukuntu bitunguranye cyangwa se bitangaje ntiyemere ko ari ibyanyabyo, akihumuriza avuga ati reka nibwire ko narindi kurota, reka ntekereze ko narindi kurota. Padiri aranga yitegereje, ariko se uriya mugore afite ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo kiri kujya mbere? Yakabaye yaje ibintu byose bikarangira kare. Aranga avuga ati ibi ntago nabikora. Sasa uwa mugore yarongera aramubonekera aramubwira ati bikore nkuko mbikubwiye, cyangwa se mu kimwe nutabikora uraza kwicuza. Aya magambo uno mugore yakunze kuyakoresha cyane, ati nutaza kubikora uri buze kwicuza. Rero ngiye mbaye wowe
nabikora hakiri kare. Ati ibi bintu se nabisobanura gute umugabo wanjye ko nawe uri kunyushya? Wagira ngo misobanura ibi bintu ubukwe bwanjye buhite bupfa? Hari ku munsi w'ubukwe. Ahangaha rero hari abantu bagira umujinya, ukaba wabimubwira ubukwe mugahita mubusesa byihuse direct. Rero nawe yaribaje, ubu mbigenze nte koko, mbikoreho iki? Biramucanga. Hari igihe ugera mu bibazo ukumva isi yose iri kwikaragira ukabura icyo wabikoraho. Sasanga batangiye gukoma amashyi, ni ubukwe bw'aba VIP, ntago hajemo ba baturage b'abavumbyi, reka baje gusezerana rwose n'abasirimu, bose bari banyamafaranga, bari bafite amafaranga yabo. Umugeni yakomeje gutambuka, bamukomera amashyi, bagize ngo n'amaniro yazamuye, kumva icyo batazi mu maniro afashe harimo akana gato. Yakomeje kuza asatira umugabo we. Ageze imbere y'umugabo we, umugabo we aribaza, ariko se sheri niki kiri kujya mbere? Ari kubona biri kumutungura cyane, biri kumuvangavanga uburyo ki sheri wari kwitwaramo. Ku munsi wabo w'ubukwe wagakwiriye kuba w'ibyishimo, ariko ari kugenda avangamo ibintu, yikubita hasi, babona adahari. Sasa wa mugore yarongera aramubonekera, aravuga ati mubwira ukuri, uyu we yaramubonye ariko umugabo ntiyamubona. Sasa uyu yahise asakuja cyane, aravuga ati mana yanjye ibi n'ibiki ndi kureba? Umugabo arikanga, kiki ase uri kubona iki nyuma yanjye? Umugabo ahindukiye ntiyagira ikintu abona, aravuga ati ese birashoboka sheri n'ibiki uri kureba ko ngewe uri kureba ibintu nagerageza kubireba simbibone? Niki kiri kujya mbere? Byashoboka ko hari ikintu uri kumpisha? Sheri uri kumpisha iki? Yaramubwiye ati mbwira, ese nubwo bufite bwo kugiye gushyingirwa? Ibi bintu ntago wabiteguye? Ati wapi sheri, ibintu nshaka kukubwira sinzi uburyo kinabikubwiramo, ntago nzinzira nabinyuzamo rwose, nanjye biri kuncanga ariko simbivuga. Akimara kuvuga ijambo ngo simbivuga, wa mugore yarongera amubonekera, avuga ati bivuge. Gute utabivuga? N'utabivuga uraza kwicuza, n'ubundi uzicuza. Uyarangira avuga ati raho kugira ngo nicuze nkuko bamye babintega, reka mbivuge. Ati sheri nyine hari ikibazo mfite ahangaha. Ati iki? Anga ataragira ijambo na rimwe avuga, ataragira ibindi yongeraho, umugabo yaravuze ati uyu munsi ni ubukwe bwacu n'uw'ibyishimo, nta bibazo nkeneye kwiteza, reka dukore umunsi mukuru wacu twishimane ngewe nawe. Uyu yaravuze ati sheri sinzi hano ndi bubihere rwose, ubuse mbikubwire cyangwa mbyihorere? Mbikubwire cyangwa mbyihorere? Ariko nintabikubwira n'ubundi ubukwe ndaza kubukora ibintu byose bimeze nabi. Ataragira ijambo avuga, umwana yahise arira. Akana kahise karira, wibaze kari kihanganye, ariko kuri ino shuro kahise kamutamaza. Abari bari guseka ahangaha amasura yabo ahinduka yareba, amasura yabo yahise ahinduka. Ati nyine sheri mfite umwana nabyaye umwana. Ati iki? Ibyo se bishoboka bite? Wambwiye ko uri umukobwa, wambwiye ko utigeze ubyara na rimwe, nta na boyfriend wari ufite, none ibyo uri gushingira ku cyo ubimbwira? Uri gushingira ku cyo umbwira ibintu nk'ibyo? Nizere kuri kunkinisha, nizere ko ibi bintu ari joke, kandi nanone joke nk'izi ngizi ku munsi mukuru nk'uyu noneho muri kiliziya ni ibintu bitangaje kandi binagayitse cyane. Uyu yaravuze ati gute nakingiranwa n'umugore wundi mugabo? Ibi ntago bishoboka. Rero kubw'iyo mpamvu niba hari uwo wabyariye niwe ugiye gusanga. Wibuke uno mukobwa ntago ari we wabyaye, byose hari uwabimubwiye ngo abikore gutya. Sasa yarangije aravuga ati uyu mugore anyiciye ubukwe, anyiciye mariage. Umugabo yahise arakara, aravuga ati reka ndewe wundi byanyabyo. Arebye mabona n'umwana, bagiraga wenda ni akantu k'agaprank yateguye, akaba yazanyemo akaradiyo gafite amajwi y'umwana. Ariko se wajya guprankinga ku munsi mukuru nk'uyu? Ariko abantu bararakaye, hari n'umuntu wabikora. Uyu yaravuze ati rwose ibyanjye nawe reka birangirira ahangaha, ntago nshoboye kubana n'umugore w'abandi, ntago nshoboye guteranira umugore n'undi mugabo. Uyaravuga ati bebe ariko ntiwabinkora. Ndero impamvu nakubwiye biriya byose, mfite ubwoba bwo kuba nakubwiza ukuri. Ibyo nkubwiye nyine bisa nkaho atari ibyanyabyo, ariko mfite ubwoba bwo kuba nakubwiza ukuri. Mbese muri make yashatse kubwira umugabo ko umwana atari uwe, ariko abura buryo ki abivugamo, kuko wa mugore yamubwiye ati nuburamuka utamubwiye ko ari uwawe uraza kwicuza. Padiri yarabibonye nawe ati we niki kiri kujya mbere? Uriya mugore yaje ahangaha yarabyaye atarabyumvikanyeho n'umugabo we. Buriya ukuntu abantu bishingiye bagarukira Imana, bakaza n'ubundi nabo
bagahabwa umugisha nk'abandi bose bashyingiwe. Sasa bo ntago babyumvikanyeho, kuri uyu munsi batangiye gutongana. Wibuka bo ntibanabyaranye, n'umwana nta nubwo ari uwabo cyangwa se si n'umwe muri bo. Uyu yabuze icyo abikoraho. Sasa rero amajwi arongera aragaruka, aramubwira ati nuramuka umubwije ukuri uzicuza. Rero niba udashaka kwicuza, uwo mwana akomeza ushyigikire ko ari uwawe, n'uwawe ko kubihagarareho. Ati nyine sheri umbabarire, ariko nagombaga kubikora uko nguko, umwana ni uwanjye. Uyu mugore yarabishimangiye. Sasa umugabo byaramuriye, akanjinyori karazamuka, arangije abura icyo akora, biramucanga, yishima mu mutwe, aravuga ati ubu koko nkora iki? Niki ntakoze? Kuki ibintu nk'ibi bibayeho? Buri uzatinya umuntu gukatira ku munsi mukuru nk'uyu, ngo hari n'abantu bajya basezerana bakumvikana ko ubukwe buzaba. Ku munsi w'ubukwe umujene akaburirwa irengero, cyangwa se umukobwa akaburirwa irengero. Nibaze nawe kuba witeguye, mwateguye amayoga buri kimwe, warangiza ukajya kubona ukabona uruwumwe, ukabona ugiye kwishyingiranwa, nta mugabo ufite cyangwa se nta mugore ufite, uwo mwari mugiye gushyingiranwa wakabaye umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ugabona ntawe uhari, yagiye yaburiwe irengero. Ibyo bintu biraryana. Umugabo yaravuze turampemukiye, kandi kumpemukira gutya uzabyishyura. Padiri yarebye ibintu biri kubera ahangaha biteye ubwoba, arangije akora no ku kimenyetso cy'umusaraba, byaramukanze, yarikanze ibiri kubera aha. Uyarangije aravuga ati sheri wambabariye koko? Ati nta mbabazi mfite. Imbabazi utampaye uri kumva njye nazikura he? Izo mbabazi njye nazikuraho uretse kubeshya? Imagine abaye ari wowe se wazima cyangwa? Ariko nta kundi, birarangiye. Ati bagore bagabo mwese muteraniye ahangaha, ubukwe bwacu burarangiye, ntago bukibayeho, ntago nakwemera gushyingiranwa n'ino habara. Musohoke mwese, buri wese ajya iwabo, ibindi tuzaba tubiganiraho mu nyuma. Nuko bahise bigendera, nuko basohotse bose, ubukwe busubitswe gutyo mu buryo butunguranye. Gusa umugabo yagiye ababaye, ari kumva yanarira agatamarira hasi. Umugore yasigaye mu rusengero, gusa asigarira, ntabwo yari yishimiye gutandukana n'umugabo we, ndetse yikundiraga umugabo we cyane. Ariko bitewe n'umuwamubonekeye y'ibyo yamubwiye, yanze kubirengaho, aramwumvira. Barakwereka ahangaha nyirabukwe yahise aza kumwegera, aravuga ati mukobwa mwiza, wirira kandi wigira ikibazo, ibi byose ndaza kubikemura. Umuhungu wanjye ashobora kuba afashe umwanzuro ahubutse, akaba yirukanshije ibintu, akaba bitwaye huti, ariko njye ndaza kumuganiriza. Reka ngere hanze musange hanze muganirize, kandi wihangane rwose, utegereze ahangaha akanya gato, ibintu byose biraza guhita bikemuka. Nyirabukwe yamwijeje ko ari buganirize umuhungu we, akajya ku murongo, ubukwe bugakomeza. Ariko sinzi niba umuntu w'umusore ungana kuriya, umwanzuro yamaze gufata, ibintu yiboneye nawe ubwe, sinzi niba yabirengaho akongera akagaruka. Reka tuze kwirebera ngo biri buze kugenda bite. Uyu mukobwa nta kindi yakoze, yarabyemeye, n'ubundi nta yandi mahitamo yari afite. Yaramubwiye ati nta kibazo, ugenda umuganiriza, ndaza gukomeza mbe mbategereje ahangaha. Nuko nyirabukwe yasohotse yirukanka. Nyirabukwe se ari buze kubikoraho iki? Sasa yarangije arongera areba akana niko gatumye senya urugo, niko gatumye ntubaka urwo nari ntangiye kubaka. Uzi kuba watangiye kwishingira inkomangiro ahantu ugiye kubaka, watangiye gutera intambwe ahantu hose wapimye, warangiza inzu yawe bagahita bakubwira ati ntago ugomba kuyubaka, kandi waramaze gushaka ibiti n'amatafari n'amabati, ibintu byose bakakubwira ko utagomba kubaka. Ibyo ni ikibazo. Uyu rero nawe ku munsi yaragiye kubaka, niwo munsi banawisenyeyeho. Arangije aravuga ati hoya, ntabwo bishoboka. Kubera iki ibi byose bimbayeho? Niyihe mpamvu? Ese hari ikibi nakoze? Niyihe mpamvu ibi byose biri kumbaho? Byamuteye agahinda, biramubabaza, ariko ntacyo yabihinduraho. Ku rundi ruhande baratwereka Nyamusore, nawe yasohotse ahangaha muri kiliziya n'uburakari bwinshi, yikarakashije nyirabukwe, cyangwa se nyirabukwe w'uriya mukobwa. Yaje amwirukanka inyuma avuga ati mwana wanjye hagarara, ariko wikaze ibintu, ariko wagiye uba smart, gute ukoze ibintu nka biriya? Ati ariko nawe urabizi ibintu byabereye hariya ntitubare ko utabibonye, tuvuge se kutigeze, nta kintu na kimwe wigeze ubona hariya. Reba ukuntu amemukiye kuri uyu munsi wanjye wari uw'agatangaza, niwo munsi amemukiyeho. None uri kumva nakora iki kindi?
atumva ndabyumva umujinya ufite, ariko wikwigira nkaho ubabariye uriya mukobwa. Rega urabizi umupangu dufite, kubera icyo utaba smart ariko nkeneye kukubona uri smart mu mutwe. Reka gupanika ibintu ngo byirukase ubisaze ubipanike ubizamure hejuru utekereze kabiri. Umupangu dufite tubare ko uwuyobewe. Umupangu dufite urawuyobewe. Ati none se nkora iki? Ngaho nawe ngira inama y'ikintu nakora. Niki gihari gifatika nagakwiriye gukora? Ati urabizi ko uriya mukobwa ikintu wari umukurikiyeho ari imitungo, ari amafaranga. None kukiri kwigira nkaho umubabariye cyane umukunze, kukiri kwigira nkaho umufitiye impuhwe, kuba yakwereka uriya mwana se bigutwaye iki? Kuba wakwihanganira uriya mwana ariko n'ubundi intego zacu tukazigeraho bigutwaye iki Nyagasani? Kumbi uyu musore koko ntagakunda n'uriya mukobwa. Ni nayo mpamvu uriya mugore yamubwiraga ati uzicuza nuramuka ushakanye n'uriya mugabo, mbese muri make niwanga gufata uno mwana uzicuza. Impamvu yabimubwiraga nuko yarazi ko namara kumwibwira ko uriya mwana ari wowe, uriya mugabo ari buze guhita yirakaza akivumbura. Rero yamara kwivumbura bagatandukana, bityo akaba mukwepesheje ibibazo yari buhure nabyo byose nyuma yuko bari buze kubana. Uyu rero yahise amubwira byose, aramubwira ati reka twikomereze umupangu wacu tugende tubikemure, naho ibyo byo kuvuga ngo warakaye, ngo yakurakaje, ibyo se ni ibiki? Umusore yabitekerejeho koko, yibuka ko atari urukundo yamushakagaho, yaramukeneyeho utuntu tw'udufaranga n'iki. Arangije aravuga ati ariko uzi ko ari byo mwana, uzi ko ari byo? Ubundi ubu burakari nari mbukuye he? Ibi bintu nari mbikuye. Hari igihe umuntu ajya muri plani yahura n'agashoke gato cyane bikarangira ya plani ayitaye agatana. Uyu aravuga ati rega ndakuzi, uri umuntu ugira umujinya wihuse utazi no gukontorora. Atariko ngiye hari umupango ufite, ngwino hano nkwereke, ngiye hari ibintu nateguye, ngwino tugende nkwereka kugira ngo umupango wacu ukomeze. Nuko yahise agenda. Twigarukira hano muri kiliziya, hari uhari we ari kurira yo kwarika, ari kwibaza impamvu umugabo we yamutaye. Gusa icyo atazi kuba umugabo wamutaye ahubwo nge mbonye ariyo mahirwe ye, yagakwiriye kubyishimira. Impamvu atabyishimiye nuko ataramenya impamvu yatuma byishimira. Ntago aramenya icyo uriya mugabo yaramukinze, ntago yaramenya icyo yaramuhishe. Aranga ari kurira, ari kwibaza ati wowe wanyoheje, ongera wigaragaza urampemukiye. Ubu se kusenyera urugo bizakumarira iki? Kubera icyo ubikoze byose. Niyo mpamvu rero hari igihe umuntu aza akagutabara akakubuza gukora ikintu wari ugiye gukora, warangiza ukamwinubira ukanamutuka ukamubwira nabi, utazi ko yari agiye kukugirira neza. Ahubwo muri ako kanya wa mugore yarongeye aramubonekera. Noneho mu kumubonekera yaraje aramwegera ahangaha. Sasa uyu nguyu yarangije aribohora ati kubera icyo umpemukiye ukansenyera urugo? Uyu mwana urabizi ko ntamubyaye, wavuze ngo mvuge ko ari uwanjye. Ese wumva uriya mugabo ari buze kumyihanganira akemera ko tubana narabyaye? Atumva erega we ntubigireho ikibazo, ahubwo biri kukuriza nibyo biri buze kugushimisha mu nyuma. Nakubwiye ngo ukora ibintu uko mbikubwiye, ntago uzarogereta. Rero kuko wabikoze neza, uriya mugabo akaba yivumbuye akagenda. Niyo mahirwe yawe, ubu ugiye kongera usubirana ibyishimo, kuko iyo muramuka mubanye wari kuzabaho wicuza urira yo kwarika. Ati ibyo se wabikuye? Atabivanga mu nkundo z'abantu ntago mujya mubura, abivanga mu nkundo z'abantu ntago mujya mubura. Ati ku munsi w'ubukwe iteka haboneka abantu bashaka kwangiza ubwo bukwe, none wowe urabwangije birakunze, ubundi abandi bagerageza kubwangiza bikanga, Imana ikahagoboka. Ikigaragara ko Imana yanjye yarantaye. Sasa yahise amubwira tumva humura, reka nze ndaje nkwereke ukuri utaruzi, nkwereke impamvu nakoze ibi byose. Ati kandi numara kubona iyi mpamvu uraza kubona ko narindi mu nzira nziza, uraza kubona ko byari bikwiriye ibyo nakoze kandi uranshimira mu nyuma. Niyo magambo yamubwiye. Ati hari ibintu ngiye kukwereka, ntugire ikintu na kimwe uca ku ruhande, ubirebe uko mbikweretse. Sasa yazamuye ibiganza arangije abihuhaho amwerekezaho. Witegereza hari ibintu byaje ahangaha by'ubururu abimuhuhiramo, bije mu kiganza. Ushobora kwibaza ngo abikuye. Hari aho yahise amwerekeza, dore ahantu bisanze mu ishyamba. Uyu mukobwa yatangiye kureba hirya no hino yibaza ese ahantu ku cyahanzanye. Ateze no kubera icyo unzanye ahangaha. Niyo magambo yahise amubaza. Aramubwira ati itegereze hari urebe uriya mugore,
hari umugore uri kuvuga ati mwana wanjye bugumyanga akanya gato ntabwo biri butinde, ndaza guhita ngaruka, wowe utegereze iminota mike cyane kandi ntuze kurira utaza kuntamaza. Ese kubera iki uriya mugore yari gushyira umwana we hariya? Witegereze urebe akantu ku kandi, nibwo uri buze gusobanukirwa ukaza kumenya impamvu amuzanye hano hantu. Ese ni ukuhe kuri ari gushaka kumwereka? Yaramubwiye ati nawe ukomeze witegereze ntuze guhumbya. Rero uko ari buze gukomeza yitegereza, nawe uri kureba ino nkuru uba ariko ukomeza kuza kwitegereza ntuze guhumbya. Yamukiza aho ngaho aravuga ati reka nkucikishe ikibi, ntabwo ushaka ko ikibi kikugeraho, wenda njye niyo cyangeraho ariko wowe uze kurokoka. Nk'umubyeyi uwo ari we wese uba usanga icyo aharanira ari ubuzima bwiza bw'umwana we, aba yumva we niyo hagira ikibi kimubaho ariko umwana we agakomeza amerewe neza, aba yumva rwose nta kibazo. Nuko umugore amaze gushyira umwana aho ngaho yahise avamo, ataragera kure hari abahise baza bahise bahura, ari kugenda areba inyuma neza neza wa mugabo wari ugiye gushyingiranwa n'uriya mukobwa yahise apfubirana n'uno mugore. Arangije aravuga turi gutekereza kuri gukora ibiki? Ubwo se uzi ngo wamukwepesheje? Uzi ngo wamukwepesheje se birakunda? Nuza kwitegereza neza, uriya mugore wari uri guhisha umwana arasa n'uyu mugore wari uri kubonekera uriya mukobwa wari ugiye gushyingirwa, ndetse n'umwe yita ngo ni nyirabukwe bari kumwe. Aterega ubutindi bwanyu namaze kubumenya, ikindi kandi ntabwo nakwemera mubimukorera ibintu nka biriya. Ati ndabizi ko ari imitungo mwashakagaho mwarayibonye, ikindi mukeneye ni igiki? Aterega ntabwo byarangiye, nose kuba twarabonye imitungo bisobanuye ko utagenda ngo ujurire uburane udutsinde. Icyo dukeneye muri aka kanya nuko turi buguhitane, twamara kuguhitana n'umwana wabyaye kugira ngo atazava akurikirana ikirego cyawe ahazaza, nawe turaza kumuhitana nyagasani. Kumbe niyo mpamvu yafashe umwana akamujyana akamushyira hariya muri ririya shyamba. Sasa yarangije aravuga ati none se sheri, ubundi icyambere cyo uzi ko uwo atari na mama wawe? Nubwo ugenda umubwira ngo ni mama wawe, namaze kumenya ukuri kose si mama wawe, ngomba guhamagara polisi rero nkabatanga. Ati ugomba guhamagara polisi se? Polisi urayihamagarira hehe? Muri aka kanya turagufite. Ikindi kandi uko ukomeza uzamura umunwa ugenda wongera andi magambo adusesereza, niko umwanya wo kubaho turi buze kuwugabanya tukaguhitana hakiri kare. Sasa yarangije aravuga ati icyo mwakora cyose, ibyo mwakwigira byose, erega n'ubundi muri iyi si ibi bintu muba mwigira bizabagaruka, ni handi bizabagaruka. Yaravuga ati sha widutega iminsi, Imana se ni so ni nyoko, Imana ni wowe, ninde ukominikana n'Imana ku buryo wavuga ngo bizatugaruka, Imana izaduhana? Iduhannye mu buhe buryo? Yaravuga ati ni hahandi ibyo mwigira finally muzafatwa niyo mwanyica se ubundi amaraso yanjye n'undi ko yazabagaruka muri kurwana n'iki? Uyarangije aravuga ati kumbura niwe mugabo twari tugiye gushyingiranwa, n'ubundi ni ikinyamaswa, ni nawe muri make yakwishe, niwe waguhitanye. Aba barangije bararebana baraseka, bo baramuskwena, baravuga ati sha ntago uzi ibintu uri gukora. Wa undi yita nyirabukwe yahise avuga ati umva, ubwo wamaze kumenya ukuri rero aho biroroshye. Niba waramaze kumenya ko ntari nyina, ukamenya ko tukwisimbyemo cyangwa se tukwihishemo, aho biroroshye cyane rwose, ugiye gupfana n'ayo magambo uvuze. Ubundi baravuga ati umuntu azazira umunwa we cyangwa se azira ibikorwa bye. Aravuga ati hari abantu bazira urw'abagabo n'abandi bakazira iminwa yabo, rero wowe uzize umunwa wawe. Niyo mpamvu kuri aka kanya tugiye guhita tuguhitana, noneho turebe uzajya kuburana nande se? Uzaburana utariho se? Ikindi kandi ikibabaje ahubwo ubanza turangira ahantu ako kana kari. Atabwo se mwana wanjye tubicapurishe tugire vuba, ako kana se turi buze kugakura he? Aka kana reka tumufate tumunigagure, tumwice urubozo, nitumara kuza kumubabaza cyane twamukomerekeje araza kutubwira ahantu umwana ari, araza kubivuga. Atabwo reka mubwire n'undi mupango mfite kugira ngo ibintu byacu wemere ko mba nanateguye. Sasa batangiye kongorana, sinzi ibyo bamubwiye, nuko bahise bafata umugore bamukuraho ngo baramujyana. Gusa mu kumujyana ntago bamenya ahantu umwana aherereye, ntago babashije kuhavumbura. Sasa umukobwa yabarebye umuntu bari bagiye gushyingiranwa, wibuke yari ari kumwereka
inkuri yari ari kumwereka impamvu biriya byose yabikoze. Yahise amugarura ahangaha muri kiliziya, arangije arahindukira aramureba. Twizere ko yiboneye ukuri noneho arasobanukiwe impamvu, asobanukiwe byose. Uyarangije aravuga ati mbabarire, nagiye rwose nkusuzugura ubwo wagiraga ibyo umbwira rimwe na rimwe, nkabanza kubitekerezaho nkagenda ninekurana, nabikora nkabikora ntabishaka, ariko ubu mbonye impamvu yagombaga gutuma mbikora mbishaka, kubera ko wari uri gutabara ubuzima bwanjye burya, kuko ndabibonye nakabaye ndi kwicuza. Nibyo nababwiraga, umuntu hari igihe ashaka kujya gukora ikintu ngo njye ikintu ndi gukora ndakizi, ntawampagarika, nta n'uwangira inama, nta n'uwanyitambika. Ku ruhande hagaturuka umuntu aje mu isura ya mumarayika, ari kubona ari umuntu agira ngo akurokore. Uwo muntu ukamusuzugura, ukamupfobya, ukamupfusha ubusa, ukavuga ati nta kintu wambwira kuri ibi, umwanzuro nafashe nawufashe, ntawampagarika. Wa muntu we, urabizi neza ko umutwe umwe wifasha gusara utajya wigira inama. Uyu rero inama yumvise bamugiriye n'ubu nizo zimufashije kurokoka urupfu. Bisa nkaho nawe yari ari gusatira urupfu, bisobanuye ngo bari kuzatwara imitungo ye. Yaramaze gushyingiranwa n'uriya mugabo, hanyuma bamara kubona ko bayitsindiye neza, bamaze kuyigeraho, uriya mugabo agahita amuhitana, n'ubundi imitungo ijya kuki? Ku mugabo. Niba abantu barashakanye barasezeranye ivangamutungo, ibyo byarangira umwe agapfa, n'undi yindi mitungo isigarana umwe, none se yajya kurinde? Cyane ko ari nta n'umwana bari kuba bafiteho. Aho ni ibintu byoroshye cyane, umugabo ahita yikenyereraho. Ariko nanone imitungo cyangwa se ubutunzi wabonye muri ubwo buryo bw'ubujura bw'ubwicanyi, nagiye nkubwire ngo iyo mitungo nta kintu imara. Ati kandi mu buryo bwo kugushimira, ndakwizeza neza ko uyu mwana nzamwitaho nk'umwana wanjye, uyu mwana nzamurera. Yari amaze kumenya ko umwana adafite nyina baramwirengeje, baramuhitanye. Uyu yaramubwiye ati ahubwo ufite ikindi kibazo, none se ibyo kurera umwana byo ntaribi, nzamurera, nzamwitaho, mufate neza. Ahubwo nashaka kumenya bari abagome, niba bakomeza gukina imikino nk'iyi ngiyi, bakaba barawugukinnye, nanjye bakaba bari bagiye kuwunkina, bizarangira gute? Uyu aravuga ati rega nta kibazo, wowe ntugire ubwoba, kubera ko hari umuhanuzi waje. Uwo muhanuzi n'utanga ubutabera kuri bose. Bisobanuye ngo uriya mugore n'uriya mugabo baraza kwitabwaho. Wowe inshingano ufite muri ako kanya nizo kwita kuri uriya mwana. Ibyo bindi ubyihorere, ubishyire kure yawe, ntago ari ibintu byawe, hari ubishinzwe. Uwo ninde ushinzwe gukora ubutabera? Ninde ushinzwe gutanga ubutabera? Uwo muhanuzi ngo wigarukiye ninde? Sasa yaravuze ati rwose uwo muhanuzi aze gutanga ubutabera bufatika, bari abantu bakorerwe nk'ibyo bakorewe. Sasa hari igihe umuntu bavuga ngo umuntu yaraguhemukiye, yaraje aragukubita, ukumva ko nawe kumwishyura cyangwa se kumuha ubutabera ari ukumukubita. Ibyo bintu rero iyo ubikoze gutyo, ukishyura umuntu ngo wagukubise ngo uri kwihorera, jya umenya ko ubwo atari ubutabera, ahubwo uri kwihorera ndetse n'umujinya ndengakamere, bishobora kurangira nawe bikubanye ibindi. Nuko wa mugore wamubonekeraga, wamweretse ukuri, yahise yigendera, amaze kubona ko umwana we ari mu mahoro atuje, nuko yagiye. Sasa mu kumara kugenda yerekeje hehe? Wibuke hari abagomba kubona iki? Ubutabera. Bakoraga ibintu biturije, bazi ngo ni mu mahoro, bazi ngo ibintu byose bimeze neza, nta muntu babona. Ariko kuri ino nshuro uwo babikoreye we yigarukiye, umuzimu we ntabwo ushobora gutuza utihoreye. Nahangaha baje, wa mugore ubwo yafataga wa mugabo akaboko, amubwira ati hari umupangu mfite, hari aho yamuzanye. Sasa aho yamuzanye ni ahantu ku manga harihare cyane. Nuramutse ushungutseho cyangwa hagize umuntu ugutongozayo, wahita unapfa urebye nabi. Sasa uyu nguyu yageze ahangaha, abona umuntu bari kumwe yipfutse imisatsi mu maso. Wibuka uwo bari kumwe ngo yitwa nyina, twabonye bamwitirira nyina, gusa hari uwavuze ngo si nyina, twabibonye ubwo yari ari kwereka wa mugore ukuri kuko ibintu byatangiye. Uyu yaravuze ati se hari icyo ndi kwibaza, kubera iki unzanye ahangaha, niyo mpamvu itumye unzana aha? Uyu ni wo mupangu wari ufite se, cyangwa ni uwuhe mupangu wari ufite uretse kumbeshya? Sasa wari kubaza nta nubwo ari no kumusubiza, nta jambo na rimwe ari kuvuga, yaramwihoreye. Uyu ninde sasa? Atari ko wavuze ukava muri iyi mikino, urabizi ko nta gihe dufite cyo gutakaza, kandi urabizi neza ko nidusubira kuri kiliziya dutinze turi buze gusanga uriya mugore yagiye.
kumbi uwo ari kuvugisha ni uwo yiyiciye we ubwe, niwe yabikoze. sasa uyu yahageze gute? arangije areguka gake gake buhoro buhoro aramwiyereka. ibaze nawe kuba uzi ko wirengeje umuntu wamaze kumwica byarangiye, warangiza ukamubona. buriya ni nazo ngaruka nyine z'abantu bakora ibyaha nk'ibi. iteka umuntu wishe nta kintu agutwaye, nta kosa yagukoreye, mutagize gute, iteka ujya umenya ko ibyo bintu bizakugaruka nawe bizakugaruka. rero niyo mpamvu ushaka wajya wirinda ibintu by'ibyaha nk'ibyo. uravuze uti gute uri aha ngaha se bishoboka bite? wakabaye uri mu yindi si, ntabwo wakabaye uri muri ino si. sasa yitegereje umufashe, ibiganza bye hari ukundi kuntu bisa, aravuga ati ibi ntibikira, ibi ni ibiki ndi kureba aha ngaha? afite ibiganza bitandukanye n'iby'abantu basanzwe. uravuze ati ubundi kuki uri aha ngaha? kuki uri kungendaho, uri kunshakaho iki? wibuke uri kumugendaho niwe yabanje kumugendaho, kuko ubwo yamuhitanaga ntabwo yigeze amugirira impuhwe na gato, ntabwo yigeze atekereza ati ni umuntu ngiye guhitana. uyu yaravuze ati ubundi baravuga ngo ukoze mu ntuzarangirizamo, reka nze ndaje nkwereke niba narakwishe cyagiye se ubundi gute ubu ngubu nakwica, ngiye kukwica ubugira kabiri. sasa uyu yaravuze ati narakwishe uri umuntu, none n'umuzimu wawe ngiye kuwica ku buryo n'ubutaha utazongera kumenyera, reka nze ndaje nkwereke. buriya rero wakiniye n'umuntu utari we, buriya uri kwibwira ngo uri umuzimu rero ngo waje ngo urankanga untera ubwoba birangire gutyo. baragusutse sha, barakubeshye, n'ubundi ngiye kuguhitana. umugabo yahise amufata ashaka kumuhirika. sasa uwari gushaka guhirika we ntago ahirikwa, n'ubundi wibuke ni umwuka, ariko hari buryo ki ashobora kwambara isura ya kanaka akaza mu isura y'undi muntu, cyangwa se akaza mu isura ye bitewe n'uko abishaka. umugabo yakomeje kumuhirika avuga ati izi mbaraga wazikuye he? niba ari uko imizimu ingana rero iba ifite imbaraga zingana gutya, ati kuba ushize naguhirikaga bikoroha, wariye ibiki? ahantu wari uri waryaga ibiki? wari ubayeho ute? sasa yakomeje kumuhirika ngaha. witegereze uyu mugore we yavuze ko harimo umuntu, cyangwa se hari umuhanuzi waje, cyangwa se umumarayika wo gutanga ubutabazi, agatanga ubutabera. ese ubu ni ubuhe butabera agiye gutanga? niba nawe bagiye kumuhirika mu manga, ubu nibwo butabera se? umugabo yakomeje gusunika avuga ati genda ntihandi ndakuroha, nawe uri kwigira ngomba kukuroha. akiri aho ngaho hari abaje bavuga ati amaboko hejuru. buriya nibyo nakubwiraga, ubutabera ntago ari ugufata umuntu wagukubise ngo nawe umukubite, ntago ari ugufata umuntu wagututse ngo nawe umutuke. haba hari inzego zibishinzwe ibyo byose. bityo rero ntago ubutabera bwiza ari ukwihorera, ahubwo ubutabera ni ugutuma leta imenya ko hari umuntu ukora ibintu bidakwiriye ikamugenera ibihano. sasa uyu nawe polisi zaje zimusanga agiye kuroha umuntu, agiye kumuta mu manga. sasa yaragiye kuroha, ahindukiye yasanze ari umwe yitaga ngo ni nyina Nyagasani, kandi yabonaga ari wa mukobwa yahitanye. ibizozi yatangiye kubona aha ngaha biteye ubwoba, arangije aravuga ati hoya ntabwo bishoboka. uyu rero we yaramubwiye ati kubera icyo wari ugiye kunta mu manga, kubera icyo wari ugiye kundoha uzi n'umupangu dufite. uyu yikurugutuye neza mu maso yihanaguye, aravuga ati ntabwo bishoboka. none si byo narindi kubona ko atari wowe? ntabwo ari wowe narindi kubona. oya ntabwo bishoboka gute wumva naguta mu manga se? uzi na plani dufite. polisi ziravuga ati wafashwe, wamaze gufatwa sha, wikwiyoberanya, abanyabyaha turabazi. ubwo ushatse kunyereka ko rero utabishakaga, atari byo wari uri gukora, utashaka kumuta mu manga, ariko ukuri kwamenyekanye. sasa yarangije aravuga ati byashoboka ko ari we yagarutse, byashoboka ko yagarutse. wibuka bombi barabikoranye, bajya gukora biriya byose, bajya guhitana wa mugore mama wa kakana, bari bari kumwe, ndetse byose bakora banahuza umupangu. sasa yarangije aravuga ati ntabwo nari mbizi rwose, nabonaga ari wa mugore, nabonaga ari we yambaye isura yawe. tekereza. sasa yashatse kwirukanka ngo acike. buri ibintu byose uzakora, nushaka kunaniza polisi ugashaka gucika, ukumva ko ibyo bintu bikoroheye rwose uri bucike ukagenda, jya umenya ko niba gufata bagufashe bashyiraho na za mvune wabateje wiruka. niba uzi ko wakoze icyaha rero, ukaba uzi ko wakoze icyaha, ukabona polisi ziraje, nyamuneka zamura amaboko witurize, bagufate bagufunge.
bagufate bagufunge ariko woroheje ibintu. Sasa yasigaye anga aravuga ati niba uriya bamutambikanye nijye usigaye, kandi kuko wa mugore yaje gutanga ubutabera, umwana we ari mu mahoro ari mu maboko mazima. Sasa aba ngaba babikoze, aba bamuhemukiye, nicyo gihe nabo ngo babone ibibakwiriye. Ahanga nta kindi yakoze, yasigaye anga ariko asigaranye ubwoba. Mugenzi w'ubwo bamujyanye nawe niwe ugiye gukurikiraho. Uriya mugore buryo kiyihoreyemo ntabwo yabakoreye nk'ibyo bamukoreye, ahubwo w'ikintu yakoze ni kimwe, yabyeretse polisi, yereka ko rwose hari abanyabyaha, barangije barabafata bajya kubafunga. Shimire mwebwe mwese twabanye guhera itangiye kugeza amagingo aya, muri abantu b'intwari cyane. Imana ibampera umugisha. Inkuru zacu nakagaruka aha ni kuri Nyazo Films, ni usanga inkuru z'ubwenge gusa, ahandi duhure ubutaha. Ciao ciao.